Hari impamvu nyinshi zituma umukobwa ashobora kutiyumvamo umusore cyangwa se akabona atamukunda. Ibi biterwa n'imiterere y'abantu, uko babona ubuzima n'uko bumvikana muri rusange. Dore zimwe mu mpamvu zikunze kuboneka cyane cyane. Ikintu cya mbere, kuba wabura attraction. Ashobora kutiyumvamo uwo musore ku mubiri cyangwa se ku mutima, nta chemistry iri hagati yabo. Ibyo ngibyo bikaba imbogamizi rimwe na rimwe. Icya kabiri, imyitwarire itamunyuze, nko kutubaha, kwiyemera cyane cyangwa se kuba umunyabinyoma, imvugo mbi cyangwa se wenda kudafata ibintu mu buryo bukomeye, intego zitandukanye. Umukobwa ashobora gushaka umubano uhamye, naho umusore we ari mu kwishimisha gusa cyangwa se wenda ibinyuranye n'ibyo umukobwa we ashaka. Kubura itumanaho, ndetse itumanaho ryiza, kutaganira neza, kutumva ibitekerezo bye cyangwa se wenda kutamwitaho, kuba adafite icyizere cyangwa se wenda kwigirira icyizere gike. Ibi bishobora gutuma umukobwa atabasha kuba yakwiyumvamo. Abakobwa benshi bakunda umusore wiyizera ariko utishyira hejuru, nanone utiyemera. Ikindi, kutita ku isuku ndetse no kwiyitaho. Isuku n'imyambarire bigira uruhare runini mu buryo umuntu agaragaramo. Kuba wamwibutsa ibintu bibi, ushobora kumwibutsa ibintu bibi cyangwa se wenda ukaba wamwibutsa nk'umuntu wamubabaje mbere, cyangwa se wenda uburambe bubi cyangwa se wenda experience yaba yaragize mu rukundo, kandi iyo ngiyo ikaba yarabaye mbi, ukaba wabimwibutsa. Ibyo ngibyo biramubabaza cyane. Kuba utamushishikaje cyane mu buzima, nta bintu bahuriyeho cyangwa se wenda ntibashobora kuganira ibintu bifite ireme. Ikindi, igihe kitari cyo. Hari igihe umukobwa aba adashaka gukundana muri icyo gihe, wenda ari kwiga, afite ibibazo cyangwa se wenda n'ibindi bintu runaka. Guhatiriza cyangwa se kumwirukankaho cyane. Abakobwa benshi ntibakunda umuntu ubashyiraho igitutu cyangwa se ubakurikirana cyane. Buriya nanone kutagira gahunda n'icyerekezo mu buzima. Umukobwa ashobora kubura icyerekezo ku musore utazi aho yerekeza cyangwa se wenda udafite intego zisobanutse. Kugira ishyari rikabije cyangwa kumugenzura cyane. Guhora ubaza umukobwa ahari nk'iyo ari kumwe nawe cyangwa se wenda kutamwizera bishobora kumubangamira cyane. Kuba adahuza n'inshuti cyangwa se wenda n'umuryango we. Iyo umusore atabanye neza n'abantu b'ingenzi mu buzima bwe, bishobora gutuma umwanga. Kutubahiriza amasezerano, kuvuga byinshi ariko ntubikore, nko kudakomeza ibyo mwemeranyije, bituma atakugirira icyizere. Kuba utakubaha umukobwa mu ruhame cyangwa se wenda mu bandi bantu, nko kumutesha agaciro, kumuvugaho nabi cyangwa se wenda kumusuzugura imbere y'abandi. Ibi bishobora gutuma umukobwa mu by'ukuri atakwiyumvamo cyangwa se wenda utamukurura cyane. Buriya kudashyigikira inzozi ze ndetse n'ibyo akunda. Iyo umusore atita ku byo umukobwa yifuza kugeraho cyangwa se wenda akabipfobya, bishobora kumuca intege. Kuba umunyamahane cyangwa se wenda ufite uburakari bwihuse cyangwa se buza vuba, umukobwa ashobora gutinya cyangwa se wenda kumva ko adatekanye ari iruhande rwawe. Uhora urakara, umwereka ko urakaye, buri kantu kose ukivumbura ukamwereka uburakari. Ahangaha bizatuma utamukurura. Kutagira urukundo rugaragarira mu bikorwa, nko kudaha agaciro wenda ibintu bito, kumwitaho, kumutega amatwi cyangwa se wenda kumwubaha. Kuba atagira inshingano cyangwa se wenda kwirinda gukora. Umusore udafata inshingano ku kazi mu buzima bwe ashobora kubonwa nk'udashobotse cyangwa se wenda atanashoboye. Kudaha agaciro ibitekerezo bye. Iyo umusore ahora ashaka ko ibintu bikorwa uko abishaka gusa, atita ku byo umukobwa avuga, ahangaha bishobora gutuma umukobwa atakwiyumvamo cyangwa se wenda ataguha umwanya mu buzima bwe. Hagati aho, hano nakugeneye inama zagufasha wenda kuba wakigarurira uwo mukobwa. Gusa kwigarurira umukobwa si ukumufata ku ngufu cyangwa se wenda kumukoresha amayeri, ahubwo ni ukwiyubaka ndetse no kubaka umubano mwiza utuma akwishimira. Dore inama rero zagufasha. Icya mbere, iyubake mbere. Self improvement. Gira isuku, imyambarire myiza ndetse n'imyitwarire ituje. Kora ku ntego zawe, amasomo, akazi cyangwa se wenda ubuzima bwawe bwite. Ikindi, ba umunyakuri.
Ntukiyoberanye, abakobwa benshi bakunda umuhungu cyangwa se umuntu uvuga ukuri kandi wiyitaho uko ari. Icya gatatu, ganira neza kandi umwumve. Ntukavuge gusa, ahubwo uzajye umwumva. Jya uha agaciro ibyo avuga, umwereke ko unabyitayeho. Icya kane, mwereke icyizere aricyo confidence. Umuntu wiyizeye ariko utiyemera. Kwizera bikurura abantu benshi. Icya gatanu, fata umwanya umenye uwo ari we. Menya ibyo akunda ndetse n'ibyo yanga, inzozi ze. Ibi bituma umwumva neza. Jya umuha agaciro. Ikindi cya gatandatu, nko kumwubaha, kumushimira ndetse no kumwereka ko ari ingenzi mu buzima bwawe. Icya karindwi, irinde kumuhatira cyangwa se wenda kumwirukaho cyane. Jya umuha umwanya we nk'uko bikwiye. Guhora umwandikira cyangwa se wenda umukurikirana cyane bishobora kumuca intege. Icya munani, umuntu wizewe. Ibyo uvuga ujye ubikora. Icyizere burya ni ingenzi cyane mu rukundo. Icya cyenda, mwereke urukundo mu bikorwa bito, nko kumufasha, kumwitaho, kumubaza amakuru. Ibintu bito bigira agaciro gakomeye cyane buriya mu rukundo. Icya cumi ndetse ari nacyo cya nyuma mu nama nakugira ushobora kwifashisha kugira ngo umukobwa umukurure, emera ibisubizo bye. Niba atakwereka inyungu, byubahe. Urukundo nyarwo ruhatirizwa. Reka mushimire kuba wakurikiye kino kiganiro gisanzwe ukikugezaho. Nitwa Gisa, The Man Positive. Ikiganiro nk'iki nakagaruka hano kuri Kasogi TV. Ndagushimiye cyane.